tugiye kwakira undi munyarwenya witwa Isakari. Ladies and gentlemen, amashyi menshi cyane kuri Isakari. Turi bwihanganirane kuko uyu munsi nshobora kudahembwa ibintu byo gutebeza boss yambaye kimono. Ntago nzi ko biri bungwe neza. Nitwa Isakari niyigena. Navukiye Muhanga nkurira Musambira mu karere ka Kamonyi. Iwacu sino umunsi bwa mbere nzi Kigali naraye kwa anko. Bakunda kureba movie cyane gusa nakunze ukuntu abastari mureba movie murimo mufungura udusnacks. Nge rero biriya bintu nabyo nari menyereye barabizanye. Umuhungu ngabona barya gake nkagira ngo barahaza. Ndabyegera mbiha nyina. Narabiriye ku buryo nge nabimaze batararangiza kuvuga amazina y'abakini. Noneho bukeye anko yabonye bitazavamo azaniye abandi amandazi n'injugwa nzanira igisheke. Okay, nkunda sinema cyane ariko sinjya nkunda kureba filime zidasobanuye. Iyo ndi kureba filime idasobanuye mbira icyuya kubera gukora iyo bwabaga ngo numve icyo bavuze. Gusa abasobanuzi bo mu Rwanda barancanga. Umusobanuzi wo mu Rwanda asobanura katuni ni filime igenewe abana bari hagati y'imyaka 6 na 12 agahita yamamaza imiti yongera akanyabugabo. Ibyo bidahagije akamamaza yongera ubugabo. Njyaneje umwana wa anko yarambaje ngo tonto ubugabo ni iki? Ndamusubiza ngo ubugabo ni baro nako karimacu ukuntu gahita kambwa ngo ngo ubwo imiti bwongera ni pombo. Ndamubwira ngo zikwitegereza. Sinzi ukuntu nitahiye arambwira ngo tonto ngo ubugabo bwa Jeannette yabumenye. Kuko ngiye nari nzi ubugabo bwari bwo nahise nikanga ngo mpita mfataho. Ahita ambwira ngo arambeshye. Tukiri i Kigali rero hateye akasamutwe kitwa bisi. Ziriya bisi zireba n'ibitazireba. Ngejo bundi nagiye kuyitega ndibeshya ngo zawe karita y'ishuri leta yerekana amadeni mfitiye ikigo. Nyamureka mujye mwitonda hari igihe uzayicaho nawe ukozeho inani ayiterekana inda wihakanye. Nuko ujya mwitondera biriya bintu. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ngo umuntu urwaye sida yari inanasi aratitira. Mama ni umurokore cyane. Nari maze iminsi icuditse n'agakobwa atatwizera nyine ko tujya twibeta. Anzanira inanasi ngo nyirya arebe ko natitira. Nahise murusha ubwenge nyirya nifubitse. Mwabonye ibintu byateye umuntu aratebeje ariko umusatsi urajagaraye. Kanongere ngushimire n'ubwa mbere mbonye amafaranga kuri stage. Momo ni 0791 538 536. Nige ni Isakari. Ni iyi ngiyi nuko mbona bayisongosoye. Nari ndimo mbibwirira. Ariko amahera ni mabi koko. Mukandayisenga shaka kuyanyoko. Zeru karindwi 9 538 536 0791
twari twibereye ku musatsi, umuntu arambara agatebeza akabanza agakaraga umusatsi akareba ko ujagaraye bihagije. Gusa ibi ntacyo bitwaye, ibintu byabaye induru cyane, abahungu bari gusuka ubwanwa. Bombo karatinade. Gusa ariko biriya bintu bidutera ishyari, abantu tutagira ubwanwa. Hari igihe uzajya usangana umuntu agatuta mu kwaha. Haraburaho bitanu mani. Bizagenda biza. Hari abatipe bari kwitira ngo bavukiye mu mujyi, ngiye kubaha ikimenyetso kimwe kizaya kibereka umuntu utaravukiye i Kigali. Nge ningira gutya, aka kaboko ni karekare. No muri audience muze kurebana, umuntu ubona ufite amaboko asumbana ntago ari uw'i Kigali, kuko kano niko gafata urujya ari muri wese. Muchachaka nivugire burage na birambi. Mureke nivugire burage. Nimwishima cyane ndarira. Nimwishima cyane muratuma ndira pe, ngire mosiyo. Nayo babwiye iwacu sino. Iwacu ni Muhanga. Utega tagisi ukajya wateze pandagare. Ugera hano kumva umuntu abwiye konvoyeri ngo konvoye muri gereza unsige. Karitsiye zabo bagendera ahantu ngo indera ndasigara. Ariko hari umuntu wigeze kuyoboza kuri gereza mbona n'ukwigiza nkana. Narebye uburyo yambaye mbona niho yakagombye kuba ari. Noneho tagisi zayo uziteze ujya bari kukubwira ibiciro bya sho. Arakubwira ngo asakaye ni 2, asigaye hose ni 1000. Wowe mugisha impaka agakubwira ngo imvura nigura bibona. Iyi imvura iguye ushobora gutira ibase. Nabyishimiye cyane uburyo mwishimiye burage zanjye nanjye uyu munsi. Ngweno nyaguye. Gusabiriza ni umuco mubi wa. Hari hakurya hari umutipe witwa Senegale, niwe muntu wanjyanye mu nsengero z'i Kigali bwa mbere. Isekere nawe mu muhamashyi. Isekere nawe yanjyanye mu nsengero z'i Kigali. Gusa nagezeyo nsanga ibintu byabo bitandukanye n'ibyacu. Baba bafite ukuntu hariho screen iri guca amatangazo, umuntu waparitse nabi, umuntu waba watoraguye perime y'umuntu. Gusa twebwe umva kuramo, uziko nanjye nireba nkagira ubwoba. Kuramo nyabo mbabarira. Amatangazo yabo atandukanye n'ayacu. Twebwe iyo amatangazo yose abakubiye mu bwiherero. Umuntu ava mu bwiherero ngo genda urebe ko cya specioza kitayine hejuru wa. Murakoze cyane, nitwa Isakari.